M23 sincerely speaking imaze kugera ku level yamera nk'ikintu kimeze nk'igihugu, noneho itangiye no kuba muri rupe z'imiryango mpuzamahanga kubera ko bafite ntabwo ikiri ya yindi ifite wavuga ngo M23 has nothing to lose, ifite noneho so many things ishobora kuruzinga bikayitesha credibility. Sandri M23 nashireho leta y'agateganyo mu gace yobora na administration sous forme gouvernementale, ariko niba komeza kuvuga ngo ntidukonje ntidushyushye isi zabaruka, kandi bari bageze igihe cyo kuba bavugira ikintu bakora bashyiraho ikintu kimeze nk'igihugu. Bafite miliyoni zirenga z'abaturage, ubuso bararuta Burundi ubunini, gute watunga ikintu kimeze kingana n'u Burundi kongeraho n'ubundi butaka udafite ubwo buremere buri sous forme départementale. Erega Kanyuka yishaka ko banavuga nka FDLR, wenda impamvu bavuga AFC/M23 nuko ifite credibility yo kuvugwa. Kanyuka kuvuga ibyo ngibyo yigeze abana M23 FDLR Doha, yigeze abana FDLR ya Addis Ababa, yigeze abana FDLR Mombasa kwa Kenyatta cyangwa se kwa Lorenzo Murangora. Kuki batemereye kuhajya rero? N'ubuhararumbo bwabo abantu batari bataho umwanya ngo bagire gute, cyangwa se barabana bashyigikiye. Wowe reba ko impamvu wanavuzwe n'urwego umaze kugeraho. Yego. Sibyo? So iyo rero balance ngo Human Rights Watch itokinze M23, Amnesty International yo igiye ku side ya leta kugira ngo babigabane gutyo babishushanye gutyo, umwe bamudodeho igicocero atazikuraho, undi bamudodeho igicocero ni nawe wanishyuye wenda. Ibyo ngibyo surumva wajya kwibalansa ngo bigende gute? M23 nirwane nkundura intambara ive muri aka karere. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Marshal nabonye indi raporo y'umuryango Amnesty International yasohotse igaragaza ubugizi bwa nabi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, abarwanya umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mu ihuriro ry'abazarendo rishyigikiye na leta, aho bashinjwa gusambanya ku gahato abagore benshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aho umugore w'imyaka 40 waganiriye n'umuryango asobanuye ko mu mpera za Werurwe uyu mwaka yahuye n'abarwanyi 10 b'abazarendo bari mu modoka, baramuhagarika bamusaba amafaranga bakoresheje ururimi rw'igitembo. Yagize ati, nari mfite ubwoba, naravuze nti mumbabarire, barabyanze. 6 banjyanye mu ishyamba, 4 basigara mu modoka, bankuyemo imyenda nyuma yo kugerageza kumvikana nabo. Baranziritse mbere yo kunsambanya, barankubise bamfutse umunwa wakoresheje umwenda. Ndetse uwo mugore yakomeje ababwira ko ukuboko kwanjye kw'iburyo bakuziritse ku giti, kw'imoso bakuzirika ku kindi, baramfukamishije ubwo bamfataga ku ngufu, wansambanyije yarankubise. Bose uko ari 6 baransambanyije. Ndetse akaba ari n'undi mugore watangaje ko yabanaga n'abana be 4 mu nkambi iri mu majyepfo ya teritwari ya Masisi, aho ngo yasubiye mu isambu ye gushaka ibyatunga umuryango we, ahura n'abarwanyi 3 bo mu mutwe APCRS ukora na FDLR, bamubwira ko nagerageza kwiruka bamurasa. Ati baramfashe bafata icyemezo cyo kunyica. Umwe muri bo yaravuze ati, aho kumwica ibyiza nuko twakoresha umubiri we. Bamiritse hasi bankuramo imyenda, ntabwo nari kubyanga kuko abana banjye bari kubura. Nazumvise bikomeza gusoma nyina nasi yego. Ati narabyemeye kugira ngo ndinde abana banjye. Hanyuma icyo nashaka kugeraho ese ibi byose byabiraga hariya wa mugani izi Human Rights Watch
bishobora no kuba n'uyu munsi mu FDL cyose muzarenda ashobora no gufata n'abagore ariko wa mugani wawe kubera ko nta itangazamakuru nta access ikaze rihabwa hariya bikaba byakitirirwa iyi mama 23 ese urabona ahangaha ho M23 idashobora kuzagwa mu mutego ukomeye kandi araba babikoze ubwiza ukuri ntabwo ngusubiza mu bintu bya politiki yego yewe ndi nararibonye sibyo nabonye ibintu byinshi yego ariko mu byo nabonye ngiye gusubiza mu byo muri sociale bitari na politiki ni ikintu kimwe icyo umuntu abiba nicyo azasarura sibyo ubu mu M23 ubu mu PSRS icyo cyo cyose exagishoniz ukora ku baturage hano mu isuza zisarura byanze bikunze bari mukatubone tugenda abantu bakora ibintu bahura n'ibisubizo byabyo sibyo so ntabwo nibwira ngo PSS aratuje ngo ntibamuvuze muri Human Rights Watch ngo ntabwo ngo FDL ngize gute batayivuze simbizi cyangwa simbizi abantu ntago barabasha kurema umuntu hano kwisi bakora imaneke bakora AI bazana buri kimwe cyose abo bose bakomeye barakora umuntu ariko umuntu ukinira ku muturage muri Kongo Imana izabatamaza isi izabatamaza bose bizabajya ku mutwe urumva yego hano mu Rwanda twagize abantu bitwa bakambanda ba muregesero byubumva babagosoro byubumva babizi mu generali baburi mwose urahurigira igitangaza muri Kongo ufite intwaro peto ufite ryose ibyo birakureba ntushobora gusoma ikarita yego ubu wabaza bari ngo habyara Imana hambye bavuga ko hambye Seri General Major iyo ukora ibintu bibi ukora ibintu bibi urumva buriya mbere uziko genocide igira ibice bitatu kuyitegura kwishyira mu bikorwa no kwihakana turi kumwe habyara Imana niba rero nabigeze sinibuka intera hamwe na Emerenite bajyaga bica abantu mu karere runaka k'igihugu nyuma y'icyumweru bakabashira bya bidebe bya usa abarokotse kugira ngo bahishe iki bahishe ubwo bwicanyi bakoze bategura genocide ni mu Bagogwe ni Bugesera ni hose ayo namateka twese tuzizamo turahari n'andi hose turi kumwe yego seriously abantu nk'abo ngabo babona baganje ukwezi kumwe cyumweru kimwe imyaka nishaka 5 ariko igihe bazaganza ntago bazi ikuntu kireshya muri Kongo hazaba igisubizo reka dukuremo no by'Imana tuza kuzana intambara za spirituality you see ariko ikibazo muri Kongo kizakemuka babishaka batabishaka byava ukuremo 23 byava kuri leta ya bamwe bashobora kubashyira mu gaciro byaturuka he hose ariko abakongomani badafite uko barinzwe yego abo bakora ibyo byose nibahumure bazabona ubutabera ntabwo ushobora gukinira ku kiremwa muntu ngo bikunde iteka uraganza ukigira igitangaza ukabona urabyimbye buri kimwe cyose ugakora amanyanga rwihishwa ukabuzi ko nta jisho rikureba ariko iyo mivumo yonyine ubwayo y'ababyeyi wowe urajya kwandagaza umubyeyi mu ishyamba bizarangira kuko M23 cyari giharaye kwandika amatangazo yo kuvuga ngo kudatabara umuntu uri mu kaga ngo bigize icyaha nyine bajyaga bakora shite y'amatangazo bavuga gutyo ngo non assistance à une personne en danger ngo niki niki bakunda kubivuga gusa nkibona babivuga nkaho danger zarangiye yego niba he n'uburangare M23 ifite mu gufata nk'ahantu cyangwa se gushyiraho ubutabera no gusettinga ibintu ku buryo ibintu bigenda neza even no kuri abo PSRS bakivogera ubutaka bw'ahantu wenda ushobora kubiyobora cyangwa hafi yaho ikabita tabara no hafi reba imbere ngo yitaye kuki ngo Doha yavuze gutya ku buryo umusozi hakurya washya M23 ikajya kuri Doha aho kujya ku baturage barimo kurengana yego ibyo byose aba bose bazabisarura kandi bazababireba singiye kukubeshya aba bacisekedi uracyari muto cisekedi azagira amasaziro mabi kubera kurokirita aba bazarendo bakora ibyo bintu urumva ariko n'abaye M23 batarwana baduga ku ijambo bavuduka nabo bazakererwa mu byo barimo iyi ntambara itseta ibirenge kubera iki niba hakirimo victims bangana batya hakwiye kugira umuntu kubitunda akamukuraho agashyiraho ubutegetsi buzima ariko abasirikare bazima birirwa batseta ibirenge M23 ifite abasirikare za Rumangabo bamwe bakuye kwa Tshisekedi bamaze no gusoza amasomo bicaye aho ngaho ntibashobora no kubakura mu ntuze ngo babashyire muri rubanda bakavaringa ibyo byuho byose bihari ntiwagira ngo bategereje kubamurika niko urumva ngira ngo no muri no minsi General Mashyanga yabasuye yego iminsi igeze nko kuri ingahe nubwo wenda itangazamakuru itabishyize hanze ariko byose turabimenye
serious abantu bakuyeho Tshisekedi bakamukura bakamwirukana, Amerika bayigize imana bayigize igitangaza, Doha muri Qatar bahagize nk'ari muri paradizo y'igice muri purgatory, abantu bagera bakibagiga barwanye bagakura huriya bakamukura bakamutsinda. Erega y'u Rwanda ari cyiza kuko abantu bafite impamvu zo kurwana. Umva abishyizemo umwanira basanga izi nyeshyamba zitagiye ngo zibone za bayari imbere yabo na za dagoni bameze nk'aho batinya, urumva? Yego. Njya mbivuga burya mufite umugambi mwiza mukavuga muti nahoze mbona nimugoroba video abantu bashobora kuba ariyo bemvanse berekana imirongo y'ingabo za M23 ngo muri Rubero ngo zinjira muri Rubero zijya Butembo. Nabonye ni nka propaganda yo kubeshya, ariko by'ukuri urumva n'ubijya kubeshya icyo ngicyo abafite reflex yo kuvuga ngo kuki abantu batajya hanga ngo bakemura ikibazo. M23 nk'ubu ngubu ibona abaturage bo muri turi bishwa ifite amaboko Katsuva muri video ye n'umuhanga uri amugondera cyangwa mukubwira yavuze ngo abantu bagera ku 60 M23 ifite babasirikare ngo ntibaburamo n'umwe ukora amakosa. Nahise numviraho na estimation y'abasirikare bafite izo ni division 6, urumva? Uburimo na division mu gihe horiza muri turi ngo harabagande hagati ngo ari ikindi whatever, urumva? Iyo urwana ukuri yego ntabwo wakwishora nk'umuntu utagira ubwenge wakarikira ugakora imibare na diplomasi wajyamo na Uganda ukavuga niba mudashoboye ibi ngibi hari ibibagota muduhinzira twebwe tunyuroshe tujye kubikemura. Ariko wenda ubutaha tuzabona amaripoti avuga ngo hari umugabo witwa Eugene Bugiri uyu wigeze gutokinga bisi yagiye mu ikanisa y'Bukavu igifatwa akamuvugaga amagambo ateye isoni ngo mushyize imbere ibirombe bya zahabu ariko n'ahacugurwa y'agaciro niyo branding intambara yafashe, ariko umuntu aruta ibyo byose kandi niwe makabaye musentaringaho. Icyo gihe umugabo Eugene n'umupasiteri Bukavu yatokinze bisimwa bibi cyane, urumva? Ariko mu kumutokinga harimo no kuri wenda yamubwiraga. So izi nyeshyamba zishobora kutabura protection y'ibirombe bya Rubaya, ntizube protection y'ibirombe bya Rumbishi cyangwa se Somikivu n'ahandi hose, zikaba zarwana zerekera Kamituga nubwo ntarabona operation zigezerekezayo. Ibyo byose birashoboka kandi ntabwo mbinenga, ahari ubukungu nawe waharinda kuko ntimwaba mudafite ubukungu. Ariko se priority itangiye kubihe ko abaturage bamaze kugira ikibazo ari benshi bakeneye ubutabazi bwanyu, mwabatabaye andi magambo akazaza nyuma. Muri wanyu first of all, niba ari Amerika ntabwo mwateye Texas, ntimwateye North Carolina, ntabwo mwateye Ohio, ntabwo mwateye North Dakota, ntabwo mwateye Washington DC, ntimwateye Washington State, aho mwateye ni mu gihugu cyanyu. Ko umunyamerika afite confidence mu byo akora, wowe ufite iyihe kugeza ubwo mindset yawe ishingira ku cy'umunyamerika atekereza? Ntabwo imirwano y'i revolution muri Congo igomba kuba driven n'icyo umunyamerika atekereza, nubwo atari bizabazana ibitekerezo mwasesengura ibyanyu ibitari ibyanyu mukabishyira ku ruhande. Ariko ubasanga ari bo bayoboye basubiye Doha nta mufungo bari babona, ariko baraho bafata imikoro niba atazamure umufungo ntituzasubiye ko basubiyeyo ngo tuzore equipe technique yandi itari yanyu. Afazana ariko reka kubivuga cyangwa se none urusingiye n'ubundi kuko n'umuntu wa mufungo ntawe nabonye. So mu ijambo rimwe rero ino ntambara irabura seriousness ku ruhande rwa leta no ku ruhande rwa M23. Ku ruhande rwa leta nubwo baseriye gute ntibaneshe inyeshyamba ku mbunda. Ku ruhande rwa M23 politically birayigoye and diplomatic bahanganye leta ifite imbaraga, ambassade buri kimwe cyose itanga amadolari yo kwandika izo raporo nibo bazishyura, urumva? Ntabwo M23 bajya gusizana ngo nayitanga ndi na leta bayandikaho ibindi ntacyo byayikoraho. Ururimi leta yumva Kinshasa ni imbunda ni isasu, ni murwane mushyiraho perimetre iri safe, mutanga iyo right kuri media, urumva? Mube clair, mumenye n'ibirura erega nizo raporo bazikora kuba hari ikaze ifo kubiverifya nabyo. Umudamu w'umuhongereza wo muri BBC wanditse ni ya documentaire ya Untold Story, Rwanda Untold Story, ntiwamumvise? Ntiyari yaje mu Rwanda ngo yigize undi muntu uje mu zindi gahunda zifatika z'igihugu agasubira yavuga ibindi bidahwitse n'izo raporo no gutanga ikaze bazabitekerezeho. Ikintu gikuru gyenye no kukubwira yaba media tour yaba buri kimwe cyose, M23 sincerely speaking imaze kugera ku level ya mera nk'ikintu kimeze nk'igihugu. Noneho itangiye no kuba muri rupe z'imiryango mpuzamahanga kubera ko bafite ntabwo ikiri ya yindi ifite wavuga ngo M23 has nothing to lose. Ifite noneho so many things ishobora kuruzinga bikayitesha credibility. Sandri M23 nashireho leta y'agateganyo mu gace yobora na administration sous forme gouvernementale, babyite balkanisation. Ejo nabanye baradukanye indi jambo bita ngo ni sudanisation.
kubera Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge nibyo muri Kongo badobose muri iyi minsi yego wa Sudanization urumva yego kubera ukuntu Sudani yacizemo ibice kimwe kikigenga ikindi kikagira gute so nibashyiraho ubutegetsi bwo gutinya ubwo butegetsi buzaba responsable wa activité politique bakorana na civil society urumva Yego. yego koko ishobora gukorana na bagavana ariko bagavana ntago bahagije hano ni hanini bashyira umuntu umeze nka administrator utari wo mu cyama icyama gikore watchdog yo kureba ko manifesto yubahirizwa ibyo ni bisanzwe byama mu bihugu ariko habe umuntu administrator ubyuka abaza Bahati Musanga province yaramutse gute utari icyama urumva yego na wundi unamaze kumumenya ngo witwa ngo ni Bwangwi wo muri Sud Kivu irindi ryo ryananiye wa gavana wa Sud Kivu ariko Bwangwi irimo yari ryananiye urumva amubaze niko bigenda buri bihugu ma state yose ubona ibihugu byose kwisubona bavuga ko abahanga bakubwira ko abantu bafite iyo prerogative administrative iremereye biterwa na mindset z'ibihugu bagira ukuntu bakira amakuru y'ubutasi bw'imbere mu gihugu evidemment nubwo hanze ya M23 ni hehe ubwo harahari twirebere internal aho yabarafashe bene amakuru bayakiriye y'ubutasi batanga nubwo bwose ntavuze ko wenda banzenze batayabona ariko icyo gihe administrator izo ntara uhuza abo bagavana ba territory bande yane buri kimwe cyose mbega nka ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu muri aho hantu yego babikora assessment urumva ni naho abana basha kumenya uko graphic yuko criminality igenda izamuka ibibazo bigenda bizamuka buri kimwe cyose ariko buri ntare imenya ibyayo buri district ikamenya ibyayo bajya kubikusanya akabaha ishyaka se ryategetse hehe nibashyiraho ubutegetsi bufite ubutabera buburanisha bamaze iminsi babyubaka urumva yego busobanurira abaturage bukabirirwamo n'ikindi kintu nanavuga wenda bizanakunda nibagera ku rwego rw'amafaranga no kubasha gukemura ikibazo cy'amafaranga cy'abaturage leta y'imye amafaranga bagakavaringa kiriya cyuho bashaka amafaranga mu misoro binjiza bamene nk'abantu baguze imigabane urumva y'amafaranga abantu bafite mu bank leta ya Kinshasa yabimye nibamara kugera kujya bagera akagaruka azajya muri trésor yabo iriya kadeko yagombye kubikora gutyo impamvu vuga ibi ngibi buriya umunwa ngo wimye uvuza induru nawe ntuwumve uvuza induru nawe ntukumve nibi twumva byose bya Human Rights Watch kuba leta ikihereza amafaranga yo kumanipira abaturage n'ubukene burimo mwarimu udahembwa Kinshasa heraniye amafaranga nabona $1,000 cy'amadolari akaguha mikoro ngo nyoreza ibi ngibi ngifata amajwi urumva urabyemera kubera ko urakenye ntiwagisaseka amafaranga nibashyira iyo state rero urumva yego isa nkaho ifite i administration prerogatives zo kwita ku baturage izakavaringa ibyuho mu mafaranga abari manipulated n'amafaranga yakishije bagenda bagabanuka urumva inama zigire gute bwa butabera navuze bwo kujya gukemura ikibazo aho icyaha cyabereye nibo bazabishyira mu bikorwa yego ariko nibakomeza kuvuga ngo ntidukonje ntidushyushye isi zabaruka kandi bari bageze igihe cyo kuba babagira ikintu bakora bashyiraho ikintu kimeze nk'igihugu bafite miliyoni zirenga z'abaturage ubuso bararuta Burundi ubunini gute watunga ikintu kimeze kingana n'u Burundi kongeraho n'ubundi butaka udafite ubwo buremere buri sous-forme départementale nanze kuvuga ministeriye ariko byashoboka byose bafite ministeri 5 iyo ubutegetsi bw'igihugu aho bayobora urumva niba n'ubanye ziriya key ministries tuguze kubona ministry zikaze ntabwo bakeneye cabinet y'abantu 50 nk'abo kwa Tshisekedi bane barahagije gusa b'inkorokoro internal affairs external affairs urumva yego security and whatever na finance zikodonetinga ibi bintu hanyuma nitabyara ikinyana izabyara ikimasa bakomeza urumva yego batakomeza bakagumaho bari kuko kubakuraho bari biragoranye ntago bizakunda umuntu afite force y'ibihumbi 30 y'abasirikare uraza kumukinisha hari ibihugu bitabagira muri Afurika byinshi agahiryi bidateze no bitanabarota noneho na banki mondiale itakwemera ko batunga cyangwa FM ariko iyo force bafite bayikoremo police as well bakore police ikomeye umukuru wa police muri M23 nindi hari departement zikene n'igipolisi ku buryo tumenya ngo umuvugizi wa police mu karere M23 ni kanaka DPC wa Karehe ni uyu nguyu niba ariko bamwita sizi ko babita urumva nk'umukuru wa police M23 nindi ko police mu gihe cy'ibibazo ariyo yakorana za local defense zabo ikagara umutekano ahantu muri remote areas M23 yavuye ijya ku rugamba imbere kuri position z'imbere
ariko bicaye nk'abantu batizeye ko intambara izarangira, baravuga bateje ubundi bazaba batuvugijeho induru n'amadebe n'iki byose, kandi ushobora gusanga bafite n'imbaraga badakoresha zigatuma n'ubara imboga bamenya abituruka aho ngaho, kandi simbona impamvu zitagira igipolisi gikomeye. Twebwe ndabyibuka tuva muri ami tujya gukora gendarmerie, urumva ni urugero mba ntanga hano, tukava muri gendarmerie tukaza kwaka military police, imitwe yose nagiye nyubaka, urumva wabonaga ko abantu babona ko ikintu runaka gikenewe. M23 ifite igipolisi kingana gute cyande, kiyoborwa nande, mu ntara iyi ninde mu polisi ugize uyobora igipolisi, wenda arahari nome ariko ntitunamuzi, ariko nta nuhari ninde sukuri igipolisi cyo muri M23. Reka twisoreze kuri iyi ngingo, ariko nsoza nabonye uyu muryango wasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora iperereza ku ofisiye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize uruhare mu byaha by'intambara no kurenga gukomeye ku burenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihe cy'intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Erega ikibazo hano kiri ni iki ngiki, ujye gukora balance ngo twavuze mu 23 as Human Rights Watch, bagahita bumwe atelefone undi ati Amnesty International nawe kora kuri leta, urumva bameze nk'abagabanye igihe nzashinja aba nawe uzashinja abangaba. Okay, ukirigita kuri leta yivugaho kumuha ruswa biroroshye, akanaceceka nazonye no kuvuga ibyo ngibyo. Noneho leta ifite imbaraga zo kwirwanaho, ikajya muri UN Security Council, akanama k'umutekano, ikirwanaho ikiburana ku byayo. Ibya M23 bizayigumaho, ariko leta ifite aho izabyuhagirira. Nijya Desabe bizavuga no ntabwo dukora ibi. M23 izabihicaye. M23 doit redoubler les efforts mu byo ishinjwa, kuko yo ntabwo ifite piscine na Yordan iziyuhagiramo. Ariko leta ifite amafaranga, ifite ambasaderi, ifite buri kimwe cyose, yisha abanyururu barenga 2000 muri gihe zamakara nta kiriya yigize kurikiranwaho. Ibi byose barabivuga, abahema barimo kwishwa. Ibyo rero Sikanyuka yavuga ngo ko FDL ngo ibikora ngo hitavugwa, yeti bo ntabwo bavugwa nyine. Erega Kanyuka yishaka ko banavuga nka FDL, wenda impamvu bavuga AFC M23 nuko ifite credibility yo kuvugwa. Kanyuka uvuga ibyo ngibyo yigeze abona M23 FDL doha, yigeze abona FDL ya Addis Ababa, yigeze abona FDL Mombasa kwa Kenyatta cyangwa se kwa Lorenzo Murangora. Kuki batemereye kuhajya rero? N'ubuhararumbo bwabo abantu batari bataho umwanya ngo bagire gute, cyangwa se barabana bashyigikiye. Wowe reba ko impamvu wanavuzwe n'urwego umaze kugeraho, yego sibyo, urwego umaze kugeraho rubyaza umusaruro. Noneho no kuvuga iki rero, at least nubwo utaragira muri ujye muri Loni wivugire, ariko shyira aba ministre, shyira administration wasa kudiringa n'abaturage. Ariko iyo bakubonye mu isura y'ishyaka, bazi ko ugomba kurengera ishyaka, kuko mu mareta nk'aya ngaya iyo yashyizeho y'inzibacyuho cyangwa se atagize, ere gushyiramo n'abatari n'abawe. Iyo ushyizemo abatari abawe ba hafi, hari ikintu bikungura, baravuga bati mwisha abahutu ngo ubwo bwabo tuhariye. Ariko iyo wakoze leta, wakoze leta nini cyane, ntabwo ugendera ku macakubiri. Wa muntu uzasobanura Human Rights Watch cyangwa se n'iki azavuga ati reka nkubwize ukuri, muri Kongo hari iby'amoko, nigiye uyobora ahangaha ndubu bwoko, nigise bagiye kwica bene wacu abaragutsinze. Ariko kubera amabanga yo mu gisirikare, muyoboye igisirikare, nta wendera kwinjira nta n'ubyemere ntanabigeraho, ntibazi na statut yanyu ukuntu imeze. Ariko statut y'abasivili igomba kumenyekana, yo na background ikajyaho. Ubwo wajya kumbwira ngo abajenerali ba M23 n'abakoloneli ngo urabona ngo background yabo kuri Wikipedia, ariko professor bazahakuyobora niba ari bazahitamo, tuzabona background yiwe, byinshi bimenyekane, bivemo no kunyomoza icyo abantu bakekaho cyangwa bagira gute bababeshyera n'ukuri kwenda kube kwajya nahagaragara. So iyo rero balance ngo Human Rights Watch itokinze M23, Amnesty International yo igiye ku side ya leta kugira ngo babigabane gutyo, babishushanye gutyo, umwe bamudodeho igicocero atazikuraho, undi bamudodeho igicocero ni nawe wanishyuye wenda. Ibyo ngibyo surumva wajya kwibalansa ngo bigende gute. M23 nirwane nkundura intambara ive muri aka karere. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis
Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.